yikoreye ese okay nawe yari kugenda ariko aravuga ngo nawe ageze kwa Gitwaza sawa sawa nyine Gitwaza ageze kwa Gitwaza naravuga ngo ageze kwa Gitwaza bamutwaye Sondana kwa Gitwaza natwe twavugana amafaranga afite kuri momo ntabwo hoya nta kintu kwa gukora kiyo ndakubwiye ati nsubiza aho uvuye none akakunika kugira ibyo cy'ibintu uzagitinya ibintu by'abanyarwanda amafaranga n'amaguru donc ubwo nyine akavuga kutagira usanga nyine ana baraza kuvuga ese navugisha kuko naba nivanze mu by'Imana ngomba kuvugisha umuntu nese kuri waba ugiye mu Mana nyine naba nivanze mu bintu by'Imana kandi Imana yazanagirana kubera kwivanga mu bintu bitatурeba aho kuvugisha ukuri navugisha umuntu akagira ubuzima muzuvugisha amaguru cyane amaguru nyine niba umuntu avugisha ukuri se nzira inzara iki ariko nguba koje ngo ukuri ni ikibazo cyo kutabeshya nyine ukavuga ukuri kwa nyawo kandi nyine atari ukutabeshya uko kuri kuvuye rero twamuvugisha nyine uvugisha umuntu ariko ukanavugisha ukuri ugatuvugisha ibintu bibiri ukuri n'umuntu kubita ariko arasakura